Haleluya! Yesu ashimwe nanone kandi Yesu wacu ahabwe icyubahiro. Turanezerewe nanone kuko Imana yongeye kuduha umwanya wo kugaruka imbere yayo ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Aya masaha rero turishimye cyane kuko Imana ikomeje kubana natwe no kuturinda. Aho duherereye mu bice bitandukanye, ni ukuri tugenda tubona kugira neza kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi pe buri muntu wese mu ruhande rwe, ndahamya ko agenda abona ineza y'Imana, ko agenda abona uburinzi, ko agenda abona gukora kw'Imana umunsi ku wundi. Imana yacu nishimwe aho uri nawe, uyiramburire amaboko uyihereze icyubahiro, kuko ni Imana idahwema kutugirira neza. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. N'ubundi rero turagarutse, ni ku Bavunyi Official, tugarutse n'ubundi mu ijambo ry'Imana, tuganira ijambo ry'Imana, tubwirana ibyururutsa imitima nk'uko Bibiliya ibitubwira, atubwira ngo uko iyo minsi mibi izagenda irushaho kutwegera, ngo twebwe tujye tumaranishanya imibabaro, kubwirana ayo magambo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Amagambo y'Imana arururutsa imitima, amagambo y'Imana aradukomeza, aratwihangana, aratwihanganisha. Amagambo y'Imana arimo umuti uvura ibikomere by'uburyo bwose, byaba iby'umubiri ndetse n'iby'umutima. Imana yacu ni ishimwe cyane. Nuko rero aya masaha munyemerere dusenga Imana, dutangire tuganira ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye nanone Kristo, turaguhimbaje. Tunejejwe n'urukundo rwawe rutagira akagero wadukunze, ukemera gusiga ubwiza wari ufite mu ijuru, ukaza mu isi kugira ngo udupfire twebwe abari abanyabyaha, ukemera kwishyiraho ibyaha byacu, ukabyikorera uko byanganaga. Twebwe twese abari mu isi twari abanyabyaha, twari kure y'Imana, ntabwo twari tuzi Imana, ariko ibyaha byacu byishyiraho kugira ngo tubabarirwe. Ushimwe igitangaza wakoze, ushimwe ko wahindutse igitambo cyacu, ukadupfira ku musaraba i Gologota, ukemera gupfa urupfu rubi rwari rukabije ndetse rwo ku musaraba. Ushimwe ko wabikoze ku bwacu, ushimwe ko wabikoze ku bw'itorero, kugira ngo duhinduke abana b'Imana nitukwizera, maze tuzahabwe ubugingo buhoraho, twe kuzarimbuka. Warakoze Yesu, ibyo wabikoze neza nk'Imana, wabikoze nk'uko wabigambiriye. Ushimwe cyane. Bibiliya irabivuga, ikavuga ngo nubwo ubwo bwiza bwose wari ubufite mu ijuru, ngo ntago ni ukuri ngo kubana n'Imana watekereje ko ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo ngo wisiga ubusa, ngo wambara akamero k'umugaragu w'imbata, ngo wemera gupfa urupfu rubi rwari rukabije ndetse no rwo ku musaraba. Turagushimiye ko ari kugira ngo itorero ricungurwe. Warakoze ko nanjye ndimo na bene data barimo ku mpande zose z'isi. Warakoze cyane. Dufite amashimwe menshi akomeye kubw'ibyo wakoze, uhimbazwe. N'ubundi rero turi imbere yawe dukomeje gucishwa bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Kristo, wemere kutweza cyane, wemere kudutunganya rwose ndetse no kutuboneza kugira ngo tubone umugisha wawe. Tamurure turi imbere yawe rero, tugire neza, uduhe ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe Uwiteka Imana riboneke muri twebwe rigwiriye kandi rigwije imbaraga mu izina rya Yesu. Kandi amaraso yawe Kristo akomeze kudutwikira, akomeze kutweza no kudutunganya kugira ngo igitambo cyacu kibe cy'umugisha. Urakoze ko wumva gusenga, ngabugire neza bagiye kumvira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuri bagubwe neza ku bwaryo kandi bongererwa imbaraga mu bugingo. Kandi nawe ugiye kuryumva, umwigisha akwiriye kugabana n'abigishwa. Unshoboze Uwiteka Imana, ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe abe ari ryo. Ni mu izina rya Yesu byambaje twizeye, amen. Umukiza wacu ashobora kutunezeza mu isi, atuyobora kubw'ubuntu niwe uduha si byiza. Twizeye ubuntu bwe kuko nawe yemeye kutuyobora twese
Haleluya, 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 ashimwe ubwari byiza muri iyi si, kwizera umwami Yesu bizamera bite mu ijuru tubonye uburanga bwe, n'ukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira. Haleluya, 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 ashimwe. Iyi ndirimbo ni indirimbo ya 57 mu ndirimbo z'agakiza. Ni indirimbo nkunda cyane, nawe ndayigutuye. Uzafate igitabo nawe uyiririmbe. Ni indirimbo nziza yubaka, wumva rwose irimo ibihumuriza byinshi ku mugenzi. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imana rero iduhana umugisha, ni ukuri ndumva nuzuye ishimwe mu mutima wanjye, kubera ko Yesu yangiriye neza. Yesu yampaye agakiza ku buntu, ni ukuri ndishimye cyane, kandi iri shimwe ndifatanije n'abera bose bo mu isi, kuko Yesu yatugiriye neza, ni ukuri turamushimiye. Haleluya. Yaradutoranije dusanga mu magana menshi y'abarimbukaga, bamwe batoranije mu miryango yabo, abandi batoranya mu rungano banganaga, abandi sinzi uburyo bwose, ariko turashimira Yesu. Afite inzira nyinshi yaciyemo kugira ngo atugirire neza. Hari abagize umugisha bavukira mu miryango ikijijwe, hari abatarigeze bavukira mu miryango ikijijwe nkatwe, ariko dushimiye Yesu, ni ukuri watwimenyekanishije, nahabwa icyubahiro. Haleluya. Hari icyo Bibiliya ibivugaho ku bana b'Imana, kandi Imana ihamya ku bwacu. Ni amagambo Imana yavuze muri Yeremiya, iravuga ngo nakumenye ntarakurema. Haleluya. Ngo utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, ngo njyewe Uwiteka Imana nari nkuzi. Turashimira Uwiteka Imana watumenye kera, ababyeyi bacu batarahura, ababyeyi bacu batarahura ngo babane. Dushima Imana yabigizeho umugambi ukomeye cyane kugira ngo natwe tube turiho turi abana bayo. Imana ishimwe, nejejwe n'Imana rero kubw'agakiza kayo, nihabwa icyubahiro. Yarakoze, ni ukuri, kandi ni ukuri ihabwa icyubahiro. Hari ukuntu iri shimwe nk'abantu batarakizwa batabasha kurishyikira, kuko ntabwo bajya basobanukirwa ibya Yesu Kristo n'abantu be, n'uburyo yaducunguye, n'uburyo tugirira neza. Ni ukuri baba bumva ari ibintu bisanzwe, ariko turabizi neza ko Yesu yakoze ibirenze ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Kandi ni ukuri turamunezerewe, ari mu gihugu cyo mu ijuru, abyumve yuko ya maraso yamennye ku musaraba i Golgota, yumve bya byuya, yumve rya cumu bamuteye mu rubavu hakavamo amaraso n'amazi, abyumve yuko wa mubabaro ari mu gashyamba k'i Getsemani akagera aho asenga kwa kundi, abyumva ari mu gihugu cyo mu ijuru ko ataruhiye ubusa. Dufite ishimwe ry'uko natwe twavuye muri ibyo bise by'ayo maraso, kandi ni ukuri nahabwa icyubahiro ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero nanone ndagarutse ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana nk'uko Imana yarishyize mu mutima wanjye. Ndumva nshaka ko tuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 22 n'umurongo wa 28. Ni amagambo nkunda cyane, ariko insanganyamatsiko cyangwa umutwe w'iri jambo urimo urambwira, kandi nawe urakubwira ngo gumana na Yesu, ntacyo uzaba, nta n'icyo uzabura. Imana ishimwe cyane. Ndakwifuriza aya masaha kugira ngo ugumane na Yesu. Aho uherereye simpazi, ariko murabizi ukuntu Imana yabigenje, ifite uko yiremeye ibintu byayo n'ukuntu yabikoze. Birashoboka ko wowe ari nijoro, twebwe natwe ni nijoro, abandi ni ku manywa, abandi ni mu gitondo, abandi bimeze ukuntu. Ibyo ni bigaragaza ubumana bw'Imana yacu twizeye,
ariko ndimo ndakubwira ngo aho uri hose, waba uri mu kazi, waba uri hehe, aho uherereye hose, ndimo ndakubwira ngo gumana na Yesu, ntacyo uzaba, nta n'icyo uzamuburana. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ya magambo nyine Imana yashyize ku mutima wanjye. Aravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro, mucire imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana, iri jambo ndarikunda. Maranye ni ijambo numva ari inyubaka, ni ijambo numva ari inkomeza. Ndagira ngo nawe ariko bikubera uyu munsi. Imana ishimwe. Aya magambo ni Yesu ubwe wayavuze ari kuyabwira abigishwa be. Ushaka kuvuga ngo kubera iki kucyavuze ngo ni mwe? Reka mbabwire bene data. Ni ukuvuga ngo Yesu wavuze ibi bintu yari azi icyo avuze, yari akizi, kuko Yesu yabanye n'abantu benshi bamushaka, bamwereka ko bamushaka, ariko mu buryo butandukanye. Yesu yabanye n'abantu baza aho ari bamukeneyeho imigati. Imana itugirire neza. Nk'uko n'ubundi no muri iyi minsi ariko bimeze. Hari abantu baza mu nsengero, mu by'ukuri ukabona twuzuye urusengero turi benshi cyane, ukibwira ko twese mu by'ukuri turimo dushaka Yesu. Reka ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko twese tuba turimo tuje gushaka Yesu, tuje gushaka Imana yo mu ijuru. Ahubwo burya abantu bose baba bafite misiyo ibagenza, baba bafite ibintu biri kubagenza, bakaza mu nzu y'Imana bafite impamvu zabo bwite. Hanyuma iyo ubarebye, iyo turebye twese turi mu rusengero, uba ubona ari sawa, uba ubona ari byiza. Nanjye Mana yanjye ndi mu rusengero, ndi kubona urusengero rwuzuye, mba numva nishimye cyane. Ariko kwishima kwanjye njye mba mbona ukuntu twese tumeze neza, mba mbona ukuntu batera amakorasi tukikiriza, mba mbona ukuntu umwigisha avuga ati haleluya, tuti amen, tukanezererwa, akavuga ati nimusenge, twese tugasenga, akavuga ati nimukore ibi n'ibi, twese tukabikora, igihe cy'amaturo twese tugatura. Mu by'ukuri uba ubona ku rwanjye ruhande mba mbona iriya shusho ari nziza cyane. Ariko Yesu wacu, haleluya, ureba mu mitima, burya waba tureba akatwitegereza, akamenya kuva kuri buri muntu wese wicaye muri urwo rusengero, umubare wose uri muri urwo rusengero, akamenya mu by'ukuri ikintu cy'ingenzi cyamuzanye mu nzu y'Imana. Imana iratuzi, izi n'amazina yacu, yewe n'umubare w'umusatsi uri ku mubiri wacu Imana irawuzi. Bivuze ngo Imana izi byose byacu, nta kintu na kimwe dushobora kuyihisha. Bibiliya irambwira ngo byose ngo bigaragara mu maso y'Imana, ngo bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa. Imana ishimwe cyane. Noneho hariya mu nzu y'Imana usanga abantu bafitemo inyungu zitandukanye. Usanga hari abaje mu by'ukuri koko baje bashaka Yesu, akavuga ati ngiye kuri Yesu, ndarushye, ndumva igihe nazerereye muri iyi si, noneho ndarambiwe, ngiye gushaka Yesu ugira neza. Akubahiriza rya jambo Yesu yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura, ngo mwemere kuba abagaragu banjye, ngo munyigiraho kuko ndi umugwaneza, ngo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Abo ngabo barahari, bari ukwabo. Hari abandi baje bavuga ati twamenye ko Yesu agabura, iyo ugeze kwa Yesu imigisha iraza. Abo nabo barahari. Utamubwira ngo shaka Yesu, umushake abe inshuti yawe, umushake abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, oya, ahubwo avuga ati ngewe ni amazu nishakira, ni amamodoka nishakira, ni umugore mwiza cyangwa se umugabo mwiza, ni ubutunzi bufatika, n'ibyo nishakira, kandi kwa Yesu birahari. Abo nabo barahari kandi Yesu arabikora. Hari n'abandi baje bafite misiyo satanike, bakareba bagasanga nta hantu bazadukura abarokore. Akavuga ati ese ubundi uriya murokore kugira ngo nzamurwanye nzamukura he? Umurokore ntajya mu kabari,
umurokore ntajya mu kabyiniro, umurokore ntajya mu majwi n'ibindi bintu binyuranye bibi byinshi cyane. Ese twahurira he? Bakaza bakishushanya natwe, bagasa natwe, bakabigenza ukuntu, barangiza kugira ngo bazadusingire bagere ku ntego zabo. Ariko abo ngabo ndagira ngo mbabwire ngo babizirikane, babimenye yuko Imana yacu itubereye maso. Haleluya! Nubwo tutareba mu mitima ngo dusobanukirwe impamvu z'ibyo bintu, Imana yacu itubereye maso. Haleluya! Kandi ntacyo tuzaba. Imana yacu ni ishimwe. Bibiliya irambwira ngo ijisho ry'Uwiteka irihoza ku mukiranutsi kugira ngo imugirire neza, ngo ariko kandi igitsura cy'Uwiteka ngo nacyo kiri ku nkozi z'ibibi kugira ngo imareho kwibuka kwazo mu isi. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Abo bose rero duhurira mu nzu y'Imana kandi ibikorwa tukabikorera hamwe, tukagira ngo twese turi bamwe, ariko Yesu tureba abatuzi. Icyo kintu rero nicyo Yesu yahuye nacyo. Imana yacu ni ishimwe cyane, nicyo yahuye nacyo. Abantu bamwishushanyaho igihe kirekire, bibwira yuko bamwishushanyaho nk'uko banyishushanyaho, cyangwa nawe nk'uko bakwishushanyaho nk'umuntu. Hanyuma igihe kiragera bakajya baza bakaza kuri Yesu, bakaza bamara kumuzaho, bakaza mu by'ukuri bafite ibibazo byabo. Umwe akaza ati mwigisha, umwana wanjye arenda gupfa, ndakwinginze tegeka arakira. Yesu agategeka umwana agakira, wa muntu akagenda agiye. Undi akaza ati dore ndi impumyi. Hari ijambo ry'Imana ritubwira igihe yahumuraga ya mpumyi, ngo imwe ngo yaje gushima, ngo none Yesu arayibaza ngo none se ngo uko nabahumuye muri 10 abandi 9 bari hehe? Abandi nabo bakaza bari impumyi, akaza akavuga ati duhumure. Hari abantu Yesu yagiye ahumura, biriya byakorwaga mu buryo bw'umubiri, ariko no mu buryo bw'umwuka Yesu n'ubu aracyabikora. Agenda ahumura abantu bagahumuka ku maso, akabakora ku maso bagahumuka, bakamenya icyo bakwiriye gukora cyabahesha ubuzima, bakiga bikemera, bagahumuka, bakamenya ahantu bagomba guca, bakamenya uko bakwiriye kubaka, bakwiriye kugenza. Yesu arahumura mu buryo butandukanye, ariko Yesu ngo yamaze kubahumura, ngo arangije baragenda, nta n'umwe wigeze agaruka. Ibyo byose arabyitegereza, yitegereza abo yahaye amazu, yitegereza abo yahaye amamodoka, yitegereza aho yahaye abagore barababuze, abandi abagabo barababuze, yitegereza abo yahaye urubyaro, abo yahaye amafaranga, abo yigishije amashuri menshi, aritegereza ahantu hose, yitegereza abo yahaye kuba mu bihugu byo hanze no kugira gute. Mbese Yesu arabyitegereza. Amaze kubyitegereza byose, arangije akabona kandi abo bose yagiye agira neza muri ubwo buryo bwose, bagiye bamwitura kumuvaho, bakamwitura kumuvaho. Mbese bikaba nko kuba nyine bafite icyo bamushakagaho, bamara kukimubonaho bakagenda. Ibyo byose Yesu arabireba, abantu yagaburiye imitsima. Umunsi umwe ngo yaragiye ajya mu butayu, ngo abantu benshi bamusanzeyo, ngo arangije abwira abigishwa be, arabwira ati none se nta byo kurya bihari ngo tugaburire aba bantu? Ngo bari ahantu kure y'amabutike, ahantu batabasha no kugura, kandi Yesu nta n'amafaranga yagiraga. Imana itugirire neza. Noneho ngo igihe kigeze, arabwira ati basi nta kintu cyo kurya gihari ngo tugaburire aba bantu. Abigishwa baramuseka batese mwana, ibyo kurya twabikura he aha hantu? Ntabyo twabona pe. Ahubwo ngo noneho ngo arabwira ngo haza kuboneka ifi 2 hari n'imigati 2. Ngo bimaze kuboneka, ngo Yesu arabishimira. Amaze kubishimira arasenga, bya bintu biratubuka. Bimaze gutubuka, ngo agaburira abantu, ngo bararya barahaga. Ngo abo bantu Yesu yagaburiye, ngo hasagutse intonga 5, ngo kandi byari 5,000. ngo kandi ngo abagore n'abana ntibari barimo, ntago babazwe, kuko kandi murabizi ko ahantu hose abagore n'abana dukunda kwibera benshi. Imana yaradutubuye, turayishimira, nihabwa icyubahiro. Haleluya! Hanyuma Yesu ngo amaze kubagaburira, ngo n'ikindi gihe baragenda baramushaka, baragenda ngo baramubwira ngo mwigisha, ngo twagushakisha ahantu hose, ngo twakubuze, ngo ariko noneho ngo tugize amahirwe turakubonye. Ngo nuko ngo barangije, ngo Yesu ngo arabitegereza, arabareba, ko nese ngo ningiye mwashakaga, ngo yabaye iriya mitsima mwaririye mu butayu mugahaga, ngo n'ubundi kariyo muje gushaka.
ngo akivuga gutyo ngo areba hasi, ngo agiye kureba yubuye ngo asanga abantu bose bagiye, ikigaragaza yuko koko ari imitsima bashakaga kuri Yesu. Ngo nuko ngo arangije Yesu ngo yubura amaso ye, ngo areba abigishwa be, ngo arababwira se namwe murashaka kugenda? Ngo Petero aravuga ngo twakuvaho tukajya he mwami? Haleluya. Ngo ko ariwe ufite amagambo meza y'ubugingo. Ntuzave kuri Yesu niba ufite amagambo meza y'ubugingo. Abantu bafite amagambo y'urucantege, abantu bafite amagambo aryana kurusha inkota, abantu bagira amagambo aryana kurusha igisebe cy'umufunzo, ariko Yesu niwe ufite amagambo meza y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ibyo byose Yesu yarabyitegerezaga, kandi n'ibiriho ubu ngubu arimo arabireba, arabizi igitumye twese turi mu nzu y'Imana, arabizi igitumye tuvuga ngo turi aba Kristo, arabizi impamvu y'ibyo bintu byose, nta kintu na kimwe ayobewe, kandi azi kudushyira mu makategori kubera yuko azi igipimo cy'urukundo umukunda mu by'ukuri. Arakizi, ashyira no ku mapurusantaje, akavuga ngo runaka afite ibi n'ibi ku ijana, runaka urukundo nkunda ni urunguru 100%, runaka urukundo nkunda ni urw'ibiryo, runaka urukundo nkunda ni urwo kugira ngo nzamukize iriya ndwara, runaka urukundo nkunda ni ibi. Ibyo byose Yesu arabireba. Imana yacu ni ishimwe, kandi byose abiha agaciro bigendanye n'agaciro nawe wamuhaye. Imana yacu ni ishimwe cyane. Yesu ibyo bintu byose akabireba, akirirwa no mu biterane n'abana bakiza indwara, abandi birukanamo abadayimoni, akora imirimo n'ibitangaza, nuko natwe yirirwana natwe. Murabizi ukuntu abantu twirirwa tumuhamagara tumusenga mu butayu, mu buvumo, mu mazi, ahantu hanyuranye. Yesu ngwino ngirire neza, ngwino muri bizinesi yanjye, ngwino mu rugo rwanjye, ngwino undengere, ngwino 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 ndwanirire, ngwino mu mashuri yanjye, ngwino agaciro diplome yanjye, ngwino ngwino nk'ubwenge, ngwino Yesu ngaburira ndashonje, abana banjye minerivare yabuze. Yesu ye baba we, Yesu we, Yesu we. Imana yacu ni ishimwe cyane. Ibyo bintu byose tukabyirirwamo, kandi Yesu ukuntu ari umunyembabazi nyinshi, kuko nta rubanza n'uru na ruke azagenda ku mwana w'umuntu, ariko burya wowe bari kurugushyiraho niba mu by'ukuri ugenda kumushaka umukeneyeho ibifatika gusa, udakeneye iby'ubugingo, ubu uri kwirahuriraho amakara yo kuzagirirwa nabi no kurimbuka. Imana nidusange, kandi Imana nitugirire neza. Yesu rero yitegereza ibyo byose nuko n'ubundi bwitegereza, ngo arangije umunsi umwe ngo aganira n'abigishwa be, ngo abona ukuntu abantu bose bagenda bamuvaho, ngo ariko agasigarana n'abigishwa be. Ngo arangije arabihererana, arababwira ati nimuze, ndabizi uburyo mubana nanjye, ndabizi uburyo mwihanganira ibitutsi bantuka, ngo ndi Beelzebuli, ngo ndi umutware w'abadayimoni n'ibindi byinshi cyane. Ndabizi ko mwihangana, nawe ibaze kuba uri kumwe na shobuja bakamutuka ureba, abandi bakamwirukankana ureba, bakamutera amabuye ureba, n'ibintu bibabaje kandi ukanga ukamugumaho. Yesu aravuga ati ibyo byose narabibonye kandi byankoze ku mutima. Arangije arabwira ati nimuze. Uko niko Yesu rero ajya agenza abantu bamugumaho. Arangije ngo arababwira ngo nimwe mwagumanye nanjye, ngo twihanganana mu byo nageragejwe byose, ngo nanjye mbabikiye ubwami. Haleluya. Arababwira ngo ni ukuri, ngo mbabikiye ubwami, ngo muzarya, ngo muzanywa, ngo muhage, ngo nimurangiza, ngo kandi ngo icyo gihe ngo muzamwicaye mu bwami bwanjye, ngo nimurangiza ngo mucire imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Imana yacu nitugirire neza, Imana yacu nidufashe. Yesu ni mwiza, azirikana abantu bagumanye nawe, aratuzi. Niba waragumanye na Yesu arabizi, niba utaragumanye nawe arabizi, kandi ikindi kigeretseho nawe urabizi. Nagira ngo nkubwire muri aya masaha muvandimwe, mwifuriza kugumana na Yesu. Niba ufite amagambo meza y'ubugingo, niba uzatugirira neza, ikibirenze kuri ibyo ngibyo, atubikiye ubwami. Mwese azatugirira neza, kandi azaduha n'ubugingo buhoraho. Imana yacu ni ishimwe cyane. Gusa imiryango 12 y'Abisiraheli ntituzishimire kubacira imanza, gusa icyama nabo bakazakizwa, tukazabana muri icyo gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Yewe muvandimwe mwene data, nakubwiraga ngo gumana na Yesu.
urimo uravuga uti yewe birakomeye cyane, gutegereza Yesu ntabwo byoroshye, gutegereza Yesu biragoye, mutegereze ntacyo bitwaye, azaza kandi azakugirira neza. Niwe wenyine uhindura amateka y'ubuzima, niwe wenyine ukura ibizima mu byapfuye. Yesu niwe uzura ibyacu byapfuye. Ushobora kuba uri mu buzima ukavuga uti nta shusho bimeze ukuntu, ariko Yesu yaje arabikora. Iyo ugumanye nawe ni ukuri nta kabuza arakwiyereka mu buryo bwose, arakwiyereka mu nzira zose ucamo. Iyo ugumanye na Yesu akugirira neza. Haleluya! Imana yacu ni ishimwe cyane. Iyo ugumanye na Yesu intambara iyo ari yo yose arayihosha. Iyo ugumanye na Yesu ikigeragezo waba uri gucamo cyose, uko cyaba gikomeye cyose, agihindura icyoroshye. Iyo ugumanye na Yesu ibintu byose arabyoroshya. Iyo ugumanye na Yesu ibindi arabihindura. Iyo ugumanye na Yesu akora imirimo agakora n'ibitangaza. Iyo ugumanye na Yesu nta soni zigukora. Imana yacu ni ishimwe, Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Satani yagiye akoresha abantu benshi, ariko bikarangira bakojeje isoni. Yesu wacu ntakoze isoni. Bibiliya yarambwiye ngo ntabwo ariko bizaba, ngo kuba mutegereza, ngo ntawe uzakorwa n'isoni, ngo keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu, ngo abo ngabo nibo bazakorwa n'isoni. Nugumana na Yesu ntuzakorwa n'isoni. Nugumana na Yesu ntacyo uzaba, azakurinda. Umuririmbyi yararirimbye wa 70 mu gakiza, aravuga ngo reka gutinya ibizakubaho, ngo Imana izakurinda. Imana yacu ni ishimwe cyane. Aravuga ngo nubwo uwo mutwaro uremereye, ngo Imana izakurinda. Imana yacu ni ishimwe, Imana ntihabwe icyubahiro. Iyo ugumanye na Yesu arakurinda. Ibyago n'amakuba ku mukiranutsi byo ni byinshi cyane, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Kugumana na Yesu ntibivuze ko utahura n'intambara. Kugumana na Yesu ntibivuze ko utahura n'ibikurushya. Kugumana na Yesu ntibivuze yuko utahura n'ingorane, ariko humura, niba mugumanye azakurwanirira. Harabizi neza yuko intege zacu ari nkeya, ariwe munyembaraga mu ruhande rwacu. Nukuri nugumana na Yesu azakwereka yuko utaruhiye ubusa. Nugumana na Yesu ntuzicuza. Imana yacu ni ishimwe cyane. Hari umugabo wagumanye na Yesu, nukuri abantu bose bamuvaho, inshuti zimuvaho, abavandimwe baramureka, abaturanyi baramureka, yewe bose bamuvaho. N'umugore wagera ahamubwira ati wahakanye iyo Mana yawe ubundi ukipfira. Harangije aravuga ati nukuri njyewe ntago nshobora kwihakana Imana. Avuga ijambo ryiza ryanejeje, yavuze amagambo menshi, agera aho aravuga ngo ariko njyewe ubwanjye ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi amaherezo azahagarara mu isi. Haravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora, ngo nzareba Imana ngo mfite undi mubiri, ngo amaso yanjye azayitegereza saa yundi, ngo nuko ngo yumva amazwe n'urukumbuzi. Imana yacu ni ishimwe cyane. Uwo ni Yobu wanze kwihakana n'Imana, agumana na Yesu, ariko nyuma yaho Yesu nawe yamweretse yuko atagumanye n'ukoze isoni, ahubwo yamweretse ko yagumanye n'ukomeye. Bibiliya iratubwira ngo nubwo ibyo byari byaramushizeho, abana bakamushiraho, amatungo akamushiraho, ibintu byose bikamushiraho, ngo ariko Imana yongeye guhira, ngo Yobu ngo bwa kabiri kurusha ubwa mbere, ndimugarukaho imuha imikumbi ikubye kenshi, imuha amashyo, imuha ibintu byose, ngo arongera arabyara abahungu n'abakobwa. Ngo Yobu ngo muri icyo gihugu cya Usi, ngo niwe wari ufite abakobwa beza cyane, ngo abagore beza bo muri icyo gihugu ngo bari abakobwa ba Yobu. Ngo umwe ngo yitwaga Yemima, ngo undi ngo yitwaga Keziya. Imana ngira mushumbushe imikorere ibyiza birenze kubera kugumana nayo. Imana yacu ni ishimwe. Mwene data wijya kure, mwene data witarara, gumana na Yesu azakugirira neza. Satani arakurwanya nibyo, nk'uko twese turwanya. Bibiliya iravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Nimwihangane, nubwo bimeze gutyo
dufite umugaba n'umwami Yesu, kandi nituba hamwe nawe ntago tuzatsindwa, ahubwo tuzahora tunesha. Imana yacu nishimwe cyane kuba ufite intambara urwana nazo, ni ikimenyetso kikwereka ko uri kumwe n'Imana, cyo kwitera ngo arwanye umupagani we ntibibaho, ahubwo arwanya abakristo kugira ngo ducogore tuve mu byizerwa. Ariko gumana na Yesu ntacyo uzaba, gumana na Yesu ntacyo uzaba. Azakurinda amajya n'amaza, azakugirira neza, azakurengera gutabare, kuko ni Imana yo kwizerwa. Imana yacu nishimwe cyane. Gumana na Yesu. Dufite ingero z'abantu benshi muri Bibiliya bagumanye na Yesu, bagenda babona ineza ye. Abo ngabo babaye ibyitegererezo mu kwizera. Imana yacu nishimwe. Tuvuze ibya Dawidi byaturenga, tuvuze ukuntu yagumanye na Yesu, akamugirira neza, akamwita, akamukorera ibintu bikomeye cyane, na n'uyu munsi tukaba tumuvuga nka sekuruza wacu. Imana yacu nishimwe cyane. Tuvuze iby'uriya mubyeyi witwa Hana, wari warabuze urubyaro, ngo mukeba we akajya mukina ku mubyimba, ngo akamubwira ngo ngenda arabyaye abahungu n'abakobwa, ngo wese ubu bizarangira gute, ngo uzapfa wipfumbase bazaguhamba n'ikara. Yamubwiraga byinshi byo kumushinyagurira no kumubabaza, ariko igihe gikwiriye agumana na Yesu, ngo ajya kumusenga wenyine, ngo aragenda ajya mu rusengero, ngo arasenga atakira Imana, ngo uwo mutambyi wamubonaga Eli, ngo we yatekerezaga ko yasinze, ngo bitewe n'ukuntu yavugaga, ngo ariko ngo aramwegera ambwira ati ese wa mubyeyi we wajya urekeraho gusinda? Hari ukuntu gusinda inzoga, hari ukuntu umuntu ahura n'ikigeragezo akamera koko nk'uwasinze, ariko mu by'ukuri atari ugusinda, ahubwo ari ikigeragezo nyine cyamubanye kinini. Ngo nuko ngo aramubwira ati umuja wawe ntago nasinze, ahubwo n'umubabaro w'umutima wanjye. Iyo ugumanye na Yesu areba n'umubabaro wo mu mutima wawe, aho umwana w'umuntu adashobora kugera, akakugirira neza. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Yesu niwe wenyine ubasha kugera mu mutima w'umuntu, akamwomora inguma, akamugirira neza. Imana ishimwe. Ngo nuko ngo yera aramubwira ngo nuko noneho ngo agenda Uwiteka guko wasabye. Ngo nuko iryo joro Imana iramusura, Hana abyara Samweli umuhanuzi w'Imana. Imana nishimwe cyane. Nawe urabizi neza yuko natwe hari muri twe hari abantu bagiye bagumana na Yesu abagirira neza. Nawe urabizi ko wagumanye nawe akakugirira neza. Nawe urabizi natwe ubwacu dufite ibihamya byinshi by'uko Yesu yagiye tugira neza kubera kumunambaho. Imana yacu nishimwe. Nubwo tudafite aho byanditswe, ariko turi abahamya bo guhamya yuko Yesu agira neza. Turi abahamya bo guhamya yuko iyo ugumanye na Yesu akugirira neza, iyo ugumanye na Yesu akugirira neza. Ibyo turabizi, turabisobanukiwe. Ushobora kuvuga uti njyewe nta neza nye nabonye. Ihangane mwene data, ugumane na Yesu, mu gihe gikwiriye azakugirira neza. Kandi icyiza kigeretseho ni uko atubikiye ubwami, atubikiye ikamba ry'ubugingo, atubikiye ibyiza. Yesu wacu nashimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Niba ushaka kuzaba muri icyo gihugu cyo mu ijuru, gumana na Yesu. Niwe wivugiye ubwe, haravuga ngo ninjye nzira, ngo ninjye kuri, ngo ninjye bugingo, ngo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Niba ushaka kujya mu bwami bwo mu ijuru, gumana na Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Gumana na Yesu, azakugirira neza. Imana yacu nishimwe. Yatubwiye ko yagiye kutwubakira aya mazu. Haravuga ati imitima yo nimuyishyitse mu nda, amazu yo nagiye kuyubaka, nzabategurira hanyu namwe muzabane nanjye. Yesu ni mwiza rero. Gumana na Yesu ntacyo uzaba. Urimo urambwira ngo se ngo ko nagumanye nawe nkaba mfite intambara, ndongera mbikubwire mbigusubiriremo. Humura nubwo ufite urugamba, Yesu azi uko azabigenza, azi uko azakurwanirira, azi uko azakora ku buzima bwawe. Imana yacu nishimwe cyane. Numwemerera ubwe azarurwana kandi azarutsinda. Urugamba yarwanye ntago ajya aneshwa. Imana yacu nishimwe cyane. Imana nihabwa icyubahiro. Turanezerewe cyane. Nari ndimo mbwira bene data ibyo. Reka nongere rero nibwirire wa muntu
ujya gushaka Yesu kubera ko amukeneyeho indamu runaka. Yewe mwene data, ni byiza, Yesu indama azaziguha, ariko nagira ngo nongere nkubwire ngo ibyo ntacyo bimaze. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo si waguha iby'isi byose ukanyaga ubugingo, ngo byaba bikumariye iki? Hindukira mwene data, Yesu aguhe ibyo umushakaho, ariko kandi aguhe nawe umushake, abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, abe muri wowe, ature muri wowe, akorere muri wowe, agendere muri wowe. Imana itugirire neza. Nawe kandi ndakubwira, wowe uze mu nzu y'Imana kubw'inyungu za Satani, nagira ngo nkubwire ngo Satani nta bihembo agira. Satani aragushuka, arimo aragushuka kugira ngo azakurimbure. Urabizi ko misiyo yaguhaye nawe ari mbi. Nagira ngo nongere nkwibutse yuko iyo misiyo ari iyo kukurimbuza. Ese ubwo byabikumariye iki? Kwabaye mu rusengero rwumvishe ijambo ry'Imana ukanga guhinduka, byaba bikumariye iki koko? Ibi byiza yawe washyize mu nzu y'Imana, imirimo y'Imana warayikoze itandukanye n'ibindi byinshi cyane, ariko gukizwa warabyanze, umeze nk'umupagani. Nabe n'umupagani byibuze ntiyigeze amenya iby'ijambo ry'Imana no mu nzu y'Imana. Aho ngaho rero ni ijambo ry'Imana rizasohorera kuri benshi, ryarindi rivuga ngo abambere bazaba abanyuma n'abanyuma bazaba abambere. Imana rero yo mu gihugu cyo mu ijuru itugirire neza muvandimwe, buri wese ahitemo inzira nziza akwiriye gucamo, buri wese kandi ahindura umuvuno, agumane na Yesu, niwe uzamugirira neza. Imana yacu nishimwe cyane. Reka mbabwire, ni ukuri Satani ntakomeze gushuka abantu, abatwazi igitugu, twaramumenye nta cyiza agira, ibyo gusa nibyo kurimbura abantu. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Nawe utarakizwa ngo ugere no mu nzu y'Imana, ngo umenye ko byibuze n'inzu y'Imana ibaho, ndakurarika nawe ngo ukizwe, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niho uzabona amahoro yose asesuye, niho uzabona kugirirwa neza n'Imana, niho uzabona ibyiza byinshi yakugambiriyeho, kuko Yesu Kristo afite umugambi mwiza ku muntu wese yaremye. Imana yacu nishimwe. Turasoje rero, witekerezaho n'umutima wawe. Nubwo navuze ngo Imana yonyine nizi ukuri kw'imitima yacu, ariko nawe ukuri k'umutima wawe urakuzi. Uhinduke mwene data, bikitwa none aha ngaha, kugira ngo nawe utazarimbuka, ahubwo uzabona ubugingo buhoraho. Ubugingo bukora ibyaha buzarimbuka, ariko ubugingo bukiranuka buzabona Imana. Imana yacu rero nitugirire neza, kandi nagira ngo nongere nkwibutse yuko uko byagenda kose, iherezo ry'ubu buzima rirahari. Iherezo ry'ubu buzima rirahari. Yesu yaza gutwara itorero rye, ariko naho yatinda urupfu rwo ntago rutinze, kandi urupfu nta n'umwe rutazareba. Ese nyuma yo gupfa kwawe bizagenda gute? Icyo kintu ujye ugitekerezaho. Ndabizi neza ko waba utarakizwa, waba ukijijwe, twese tuzi iherezo rya nyuma uko rimeze. Turabizi neza ko abanyabyaha bazarimbuka, turabizi neza yuko abakiranutsi bazabona Imana. Ese wakwishimira kuzarimbuka? Oya, ntibikabe mwene data. Iri jambo ry'Imana riraje kugira ngo rigukebure, nawe uhinduke, uhindukire, ukizwe, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe w'ubugingo bwawe, akugirire neza. Kandi iri jambo ry'Imana riraje kugira ngo nawe uvanwe mu gitabo cy'urupfu, Imana ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Murakoze rero kubana natwe. Imana y'amahoro idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ibahe imigisha kandi ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Imana turagushimiye kubwira ijambo twumvise, twemerere rero ku bwaryo Uwiteka Imana harihindure benshi. Ku bakumenye Uwiteka Imana igira neza, barushaho kugusobanukirwa by'ukuri. Abatarakumenya Uwiteka Imana nabo bakumenye. Reka Uwiteka Imana ni ukuri benshi hirya no hino bagukeneye, ni ukuri bakubone, kandi usanga umutima wa buri wese umugirire neza, umwiteho. Urakarama. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ni mu izina rya Yesu twiyambaje twizeye, amen.